umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa kinyarwanda wagakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco niwo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka, basusurutse, basoma agasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Dadido Maximo Mwicira Mitali. Ngangura yenza dukamaza basore bayitaruzi bamwewa sinzanywa cyarukundo nyamara mugabo ndi rutebuka narutera bakuka narukuka n'inzungu sinzi ikiduduye nyamara mu muhori kabare umututsi gashuye nyamara niwe mwene Gakombe yatereye Nyanza murasanga musinga nirugwiza kurinda yamukubise utuboko mungata y'umugongo nyamara 15 nyirarweri tabaza uzakora iki mukobwa nzakora icyo nabwiwe nzacunda ntegure ndicara mu ruhimbi nyamara uruhindu rwivugire sinzanywa cyarukondo nyamara mugabo ndi rutebuka narutera bakuka mara narukuka n'inzungu mu mwaro wa ndongo ikiruhongo ndakizi mara narutewe n'inanga umugore w'icyayaya icyo ni icyayaya cy'urugo arateka ntahishe yahisha ntagabure yagabura ntaraze Berinka iyo ko wabanyega murengezi nyamara y'umwana wa mpanguye kuyazindutse kare nyamara mu museso w'umuseki kuyagiye kurutare nyamara kurutare ese Rwanda iyo banikaga makomawe nyamara bakazanura amame inkawe inkambo yambonye imbuga iriho namigamba rukubanye ngwino tujye kugite kwa mucyo wamya bume ikigarama
ikigarama ko mwarimu wacu iri nkaho nyiramondo umwana gawarya nyunda bumeri nkaho rusezera amahina kumunanira nyiramuhondo kumuduha inka we kugasharu kwabere na ruda bumeri inka nkubi kubitoye imamwanza bumeri nkaho inka nziza zigira mutara n'izindi zigira inzovu ndendamo iri nkaho inka kuke cyajende n'akabugo amapfizi n'azawa kukeru zigira muganga wacu kamayayireze inka mbonye imbuga inka mu biungo na mukinga inkingoma nyagisozi ku mutware wacu na siforongira uwasanga agira inka nziza inka twari umwana we mu maregura iri inka kazenga ngabinyurana n'impuza bume inka bumeri inka we dutangiye igitaramo cyo kuri mugoroba nshuti mwese nyine dutaramanye kuri Contact FM 89.7. Ntangiye mbifuriza umugoroba mwiza, ntangiye mbifuriza kugubwa neza no kugirana ibihe byiza nanjye nshuti mwe mwese nyine mukunda igitaramo nyarwanda, by'umwihariko mwe mwese nyine mukunda umuco nyarwanda. Mwumvise ko noneho kuri mugoroba tutangiriye kure cyane, aho nyine umuhanzi yaducurangiraga inanga nziza cyane, inanga yitwa Inkangura. Nizere ko rero mwiteguye ko dutarama kinyarwanda, tukanezerwa, tukizihirwa, ikindi kandi tukaganira ku birebana n'umuco nyarwanda, umuco warazwe abanyarwanda n'ababyeyi bacu batubanjirije, ba sogokuru cyangwa se abo nyine dukuraho ibihe byiza nk'ibi ngibi. Nk'uko rero mu byibuka nshuti dutaramanye, mu gitaramo cyacu cyashize twaganiriye ku birebana n'insigamigani, aho twavuze ku umugani nyarwanda, umugani hirya no hino n'ubu ngubu bakivuga, bajya bavuga abanyarwanda bati kanaka uriya cyangwa se uyu nguyu yaguye ivutu. Twawuganiriyeho rero birambuye. Ibindi rero twaganiriyeho ku mihango y'ubwiru, aho twaganiriye kuri inzira nyine ya Gicurasi cyangwa se icyunamo cya Gicurasi, tuganira mu gice gitoya cyo kubandwa bita gusega, tunaganira no ku mugani baramugera amajanja. Mu kiri gitaramo duheruka twaganiriye ku migani miremire, aho twavuze ku buzima bw'umugabo Mashushe hamwe n'undi wundi witwaga Mapyisi, tuganira ku birebana n'impigi z'abantu n'ibiranga nyine imiti gakondo. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, by'umwihariko mwe mwese nyine mukunda igitaramo nyarwanda, turakomeza tuganira dutaramana mu nanga mu gitaramo rwose hafi ya cyose, ariko tunaganira no ku migani. Hari imigani miremire, imigani se y'imigenurano n'imigani migufiya. Kuri mugoroba rero turakomeza tuvuga tuti naka ba kanaka ba bakobwa se bigize inshinzi. Ibyo byose rero bikomoka ku mugani abanyarwanda baca bavuga iyo baganira, cyangwa se umuntu akanyerezamo ijambo rimwe gusa ati yigize inshinzi. Ese nshuti dutaramanye kuri mugoroba,
mwamuzi inkomoko cyangwa se imvo n'imvano y'uwo mugani? Uyu mugani rero ni uwo bise mu ngeri y'insigamigani myitiriro, kuko bawuca iyo bashaka gucubya ubukaka bw'umugore cyangwa se umukobwa wese wangwa gutimaza gitsina gore, akigira nyine icyo bita mbisamaharuzi. Nibwo rero bamubwira bati cisha make dore ko utigize inshinzi, ni ukuvuga nyine inshingarugamba, wakomotse ku nshinzi za Gishegabo Gasharankwanzi, bikabuwe na Gashyende ka Magirirane w'Ibusasamana bwa Ngendo, ni ukuvuga nyine aho bitaga Gisenyi. Ni kera rero bitazwi ikirari nyakuri. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, abahanga rero bawushyize mu birebana n'ingeri y'insigamigani, icyo bita nyine insigamigani nyirizina, kuko bitari amahugwe, ahubwo ngo ari uko bari babisabwe n'abagore basiganuje igituma igitsina gore ari cyanini kivugwaho inshinzi cyangwa se kikavugwamo inshinzi. Bamaze rero kumenya impigi n'umuhamuro, bati zere zirabure nimuwushyire ahagaragara, hanyuma uzabe kimenya bose. Ubwo nyine bari bashishikajwe n'iryo jambo inshinzi riwurimo, dore ko risanzwe ari n'umwihariko w'igitsina gore. Ubundi rero mu Kinyarwanda nta nshinzi y'igitsina gabo ibaho, keretse nyine nk'umuhungu w'amashagaga babitwerera. Nuko rero abahanga ngo basanze kuwushyiramo ntacyo nyine byonjeje, ni ukuvuga ntacyo byishe, banga nyine kubatetereza bawushyira ahabona, ariko nyine mu kuwushyira aho ngaho witaruye, kuko utari muri gahunda y'ingeri nyazo cyangwa se ingeri nyawo y'insigamigani, bawugira nyine umuhererezi uheruka iyindi migani, iyo bita nyine insigamigani. Nuko rero dukomeza tuganira, kera rero ngo Imana yiberaga mu Busasamana bwa Ngendo ya Gisenyi, bukeye irema abantu ibakwiza isi yose, ariko bamwe ibagira abakire, abandi ngo ibagira abakene. Abakire rero bahaka abakene, mu bakene hakabamo umugabo witwaga Magirirane. Rimwe ngo azindukana n'umuhungu we Gashyende, bajya guca umubaya wo gukenekamo umunyu w'ingasire, bahishaga nyine akayabo. Nuko baragenda no mu kibaya cya Busasamana, aho ngaho Imana nyine yiberaga, baca umubaya, bamaze kuwugwiza barahambira barikorera. Ubwo bahambira kandi hakaba ngo haramutse igihu cyinshi cyane, bagenda rero batarora imbere n'inyuma. Bagize batya babona igihu kireyutse. Magirirane akebutse hirya abona hari umwezi urimo nyine ikintu cy'umweru, nuko arikanga abwira Gashyende ati dore kiriya kintu sha. Gashyende agikebutse ati ubanza ari ya Mana bajya bavuga ko ngo yibera hano. Imana iramuhamagara iti Gashyende we. Gashyende ati karame Nyagasani. Iti subanza ari ya Mana, ahubwo ni Imana kuko uko nyine ubibwiye so. Magirirane yumvise ko ari Imana abwira umuhungu we ati ngiye kurwana nayo kahave. Gashyende ati sigaho wirwanya Imana. Magirirane aranga, arahubuka ayikubita ikibando, ati ubona ngo urakiza abandi, naho nge rwose ukangira umutindi. Agiye kuyongeza ikindi irashwekura, umuhungu we aramufata ati sigaho rwose wikubita Imana, niyo yirirwa ahandi igataha iwacu nyine i Rwanda. Magirirane aranga, aramwiyungushura ayoma mu nyuma avuza induru ngo rubanda rw'abakene mvumbuye Imana, nimuntabare tuyibaze icyo yaduhoye. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwese mutega amatwi kandi nyine mukunda igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Umugani yigize inshinzi ni umugani nubwo nyine ari mu nsigamigani cyangwa se mu ngeri y'insigamigani myitiriro, ni umugani muremure cyane. Niyo mpamvu rero tugenda nyine tunyuzamo gakeya, tugatoza, tugashyoma, tugatarama, tugataka ibyiza by'iwacu Rwanda, hanyuma tukagana ya inganzo y'abahanzi. Nuko rero Gashyende aravuga ati ni ya Mana ya yindi yirirwa ahandi igataha iwacu i Rwanda. Umuhanzikazi Cecile Kayirebwa nawe ati Imana niyo nkuru.
kandi ngo niyo burya ngo itera naho bahahira. Akongera ati Imana ni wowe wandaze u Rwanda, urarumpa umpa urukundo, nanjye ndutuye urukundo, kandi nyine nduraze ingoma igihumbi. Ati ndaje. Reka rero dutaramane na Cecile Kayirebwa mu ndirimbo ye nziza cyane icurangitse bya gihanga, irimo wa mudiho na rya jwi rye ryiza cyane rwose rizira amakaraza, rituma atubwira kandi nyine akavuga ati ndaje ngusange nshire agahinda. Reka rero tunezerwe, twishirire agahinda, dutarame tubyine. Umuntu rero umaze igihe rwose atanyeganyega atabyina, agerageze arebe uko nyine yakwigenza n'iyo ndirimbo ya Cecile Kayirebwa. Ubwo nyine niwumva bikunaniye umenye ko ibyawe byagukomeranye. Ngaho rero Cecile Kayirebwa mu ndirimbo ye ndaje ngusange. Cecile Kayirebwa mu ndirimbo ye ndaje ngusange ati nagiye ntaguhunzeho u Rwanda, ati rwose umutima wanjye uyu nguyu umutima wanjye n'urukundo bisigara i Kigali,
kandi wowe urabizi. Umuntu wenda akongeraho ati Rwanda wowe uzi urukundo gusa. Cecile Kayirebwa nawe ati reka rwose urwo rukundo Rwanda ufite kandi nyine nanjye nyine nsa nkaho narugukomoyeho. Ati reka nduguture ingoma ibihumbi. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, uwawe ukunda muririrwana, muragendana, murarana kandi nyine mukanicurana, kuko burya ngo uwo ukunda, icyo ukunda ni ngombwa ko kiguhora hafi. Nkanswe rero igihugu cyawe, igihugu cyakubyaye, igihugu kiguha irangamuntu nk'umunyarwanda, igihugu kitakwita umunyamahanga ahubwo ukitwa umuhanga muri icyo gihugu, hanyuma bigatuma nyine ugira ishema mu mahanga. Hanyuma rero waba uzi nyine no guhanga, ntuhagamwemwo n'iby'amahanga, noneho bikaba akarusho ukitwa umuhanga wateye ikirenge mu cya Gihanga Ngoma Ijana, we wahanze nyine u Rwanda, narwo dukesha nyine ibihe n'ingoma igihumbi. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, wavuga nyine iby'ubuhanga no guhanga no gukunda u Rwanda rwaduhanze, nawe bivuga ngo abirangize. Gusa nyine kubera urukundo hari igihe umuntu yisanga ibintu nyine byamurenze yarondogoye, akibagirwa nyine inshingano, agashinga mu bidafite ishingiro, ariko nabyo wareba ugasanga nabyo birifite. Gusa nyine ngo nayo ngayo nguko. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, twikomereje ese ubundi twakwiganiriye kuri ya nkomoko twatangiriyeho ivuga uti naka banaka uriya yigize inshinzi. Nari maze rero mbabwira nyine aho byari bigeze, igihe nyine Magirirane n'umuhungu we bari bageze mu nzira bakabona nyine ikintu kireruka. Umuhungu ati ni Imana. Imana iti ntabwo ahubwo ari Imana, ahubwo niyo rwose wabyivugiye. Ise Magirirane nawe ati ngiye kurwana nayo kahave. Umuhungu ati sigaho rwose wirwanya Imana. Magirirane aranga arahubuka ayikubita ikibando ati ubona ngo urakiza abandi naho nge ukangira umutindi. Agiye nyine kuyongeza ikindi nayo ngo irashwekura. Umuhungu we aramufata ati sigaho rwose wikubita Imana, niyo yirirwa handi igataha iwacu i Rwanda. Magirirane aranga aramwiyungushura ayoma mu nyuma, avuza induru ngo rubanda rw'abakene, mvumbuye Imana nimuntabare tuyibaze icyo rwose yaduhoye. Nuko rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba, hirya no hino induru zirakorerana, abantu barahurura, ari abakene ari abakire. Abakene bati rwose iyo ngiyo nyakunyagwa yatwambitse ubusa itwima amatungo nk'abandi. Abakene nabo bati ntinge rwose yatwiciye amatungo itumarira n'abana. Nuko rero Gashyende aberuka inyuma akomera ati rubanda rwose nimusigeho mwikwanga Imana. Abagore b'ibambe barikorera bamagana abagabo ngo niboye rwose gukubaganira Imana. Ay'ubusa rero abagabo baranga bayirukaho, ariko ibereka igihandure, bagaruka bakubita rwose agatoki ku kandi bati nge rwose tujya amaherezo tuzabonana. Nuko nshuti dutaramanye kuri mugoroba, bamaze kwihiribikanya batyo, nayo irabahindukiranya irabarakarira rwose iti nzabatsembaho ndokore Gashyende wanyubashye n'abagore babujije abagabo kuntuka, abo bonyine basa. Iherako rero ibahuramo ubushita bwa gihome burabarimbura. Koko rero ngo hasigara Gashyende n'abagore n'abakobwa babo gusa. Gashyende abonye ari usigaye wenyine, usigaye yikunga mu ruga rw'abagore basaba kabaka batuka abagabo babo ngo nibo batumye n'abana babo b'abahungu bapfa. Aherako acika yigira nyine mu ishyamba rya wenyine, ahaca indiri nyine yigumira iyo ngiyo. Abagore nabo babonye ko basigaye ari impehe bati iri shyano tugushije ni iriki? Baraterana bajya inama bati ubu ngubu tuzabaho dute tutagira umwami? Baraterana bajya inama yo kumwimika, ni ukuvuga nyine kumwimikira. Bajya rero hahoze ari ibwami, bahararuza ingoma zahoze ari iz'ingabe n'iz'imivugo, bazijyana i Busasamana. Bagezeyo bitoranyamo umugore ubatambukije ubwiza n'amatwara, witwaga nyine Gasharankwanzi, nuko baramwimika.
iry'ubwami bamwita Gishegabo. Amaze rero kwima atora abagore b'ingare ho intore ze, nuko azita inshinzi, ziba ingabo z'igihugu cye n'abagore. Umugaba wazo akitwa nyine Nyiragashibura. Inshinzi nizimaze gutorwa zadukana urugomo nyine rukabije, zahuka mu bagore n'abakobwa, zirabavuruga zirabadiha, nuko nyine karahava. Reka rero Gishegabo we si ukubatanga, arasara arasizora. Naho nyine Gashyende aho yibereye mu ishyamba akajya yumva abagore bahita bagenda nyine baganya ko Gishegabo n'inshinzi ze baciye ibintu mu gihugu. Buke rero haza guca umugore ari wenyine, agenda nyine yivugisha aganya ngo ese bakobwa bakowe nka gipfakare uriya Gishegabo n'inshinzi ze bazarokokwa n'uwamana ki? Gashyenda aho nyine aribaza ati ubwo uriya mugore ari wenyine wamwegera nkamubaza ibyo avuga nabimenya imvaho, kandi nyine nkarushaho no kumenya uko nyine ibintu bimeze hirya no hino. Nuko nyine ava mu bwiru bwe, ava mu ndiri ye, mu bwisho ye, aza yomboka buhoro buhoro taritari aramutungura ati mbese uraho wa mugore we? Umugore arikanga, akebutse asanga ari umugabo umushuhuje, aramwikiriza ati uraho nawe nyakugira Imana? Ati ese ko abagabo bashize mu gihugu wowe warokotse ute? Gashyenda ati narokowe n'Imana itamanuzwa. Umugore ati ese uba hehe? Undi ati nibera muri iri shyamba, narabahunze kuko numvaga induru nyine zanyu ngo twebwe abagabo twabamariye abana b'abahungu. Umugore ati mbega data, twe hari aho turi, ingoma y'umugore ntitugeze ku buce. Gashyenda ati ese iyo ngoma y'umugore ni ingoma nyabaki? Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, amatsiko mwihangane nyine abice kuko nanjye ntanyoroheye, ariko nyine dutaramane mu indirimbo rero nk'uko nabibasezeranyije tugitangira, turataramana mu inanga za Kinyarwanda. Reka rero twumve umurya w'inanga, inanga nyine za Kinyarwanda, zimwe nyine za gakondo, hanyuma twumve uburyo inanga icurangwa, aho dutaramana n'inanga yitwa Rushya. Abakobwa dukumbuye Rushya, mbibakobwa nyine dukumbuye Rushya. Ese bakobwa dukumbuye Rushya, aho garushya nyine ngo yarushye ishyanga, mbese ngo ishyanga nyine nyuma y'ishyamba, ariko ishyanga nyuma y'ishyamba. Aho garushya nyine ngo yayigisizi, mbese ngo igisizi nyine ni cya Muganza. Yeri wabo warushya nyine, ese gahorushya nyine ngo ubo yajyaho. Aho garushya nyine ngo yaje Muganashya, ese ngo Muganashya nabwa namwiriye. Ni wabo ngo warushya nyine, ese gahorushya nyine ngo ubo yajyaho. Aho garushya nyine ngo yaje budacumura, ese ngo budacumura n'ubwacubi. Yene wabo
warose nyine isega warose nyine ngo nyiyajyaho aho garosha nyine ngo yajya kw'ijuru mbese kw'ijuru nyine nirya kamonyi ni wabongwa warosha nyine isega warose nyine ngo nyiyajyaho aho garosha nyine ngo yajya kukavuza ese kukavuza n'uruyenze yine wabo warosha nyine isega warosha nyine ngo nyiyajyaho aho garosha nyine ngo yajya ingorongari ese ingorongari nare ramacu ni wabongwa warosha nyine isega warosha nyine ngo nyiyajyaho aho garosha nyine ngo yajya i Masaka ese ngo i Masaka na Mibirizi yine wabo warosha nyine isega warosha nyine ngo nyiyajyaho aho garosha nyine ngo yajya Kigali ese Kigali na Nyamwere ni wabongwa warosha nyine isega warosha nyine ngo nyiyajyaho. Nyuma rero y'iyo nanga nziza cyane rushya, nizere ko tumaze nyine kuruhuka gatoya. Reka rero dukomeze tuganira ku nkomoko y'umugani yigize inshinzi. Nari maze rero kubabwira uburyo Gashyende mu ishyamba yaramaze nyine guhura n'umugore, akamubwira ati nahunze induru z'abagore kuko mwebwe rwose abagore mwavugaga ko abagabo twabamariye abana b'abahungu. Nuko umugore nawe ati mbega data twe aho turi ingoma y'umugore ntitugeze ku buce. Gashyende rero ati ese iyo ngoma y'umugore n'ingoma nyabaki? Nyamugore nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba arakunda aramutekerereza ati twabonye tubaye impehe twimikira umwami, twimika umugore witwa Gasharankwanzi iry'ubwami tumwita Gishegavu. Tumaze rero kumwimika nawe atora abagore b'ingare abagira ingabo ze azita inshinzi, none ariko zaturembeje. Yungamo ati harya wowe ngo wibera hehe? Gashyende ati sinakubwiye ko nibera muri iri shyamba. Umugore ati ngusabye rwose kunjyanamo tukiriranwa tuganira tugashirana urwuba ubwoba, maze rero bwagoroba ngataha. Ku mutima Gashyende nawe ati iyo managa nayivana he mboga zizanye? Nuko nyine ntiyarushya atindiganya, dore ko ngo ntawe usendeganya umusanga. Nanjye nti igiharaye gihabwa igihari. Nuko nyine amuhonongerana muri iryo shyamba, aho yaciye ikiganda bigandagaza nyine muri iyo ndiri. Baririranwa bimara nyirarigi. Bigeze rero nimugoroba, Nyamukobwa abwira Gashyende ati mperekeza tujyane iwanjye tujye nyine kwibanira uve muri iri shyamba. Nyamugabo ati oya, ati abandi bagore batazakunyiciraho. Umugore ati humura nzaguhisha ntibazakubona. Gashyende yanga kumutetereza aremera barajyana, ariko agenda agononwa. Bahaguruka rubanda nyine rushyizweho, bagera mu rugo ntawe ubaciye iryera. Gashyende aruhagirwa, arasigwa, aranywa, ararya, araryama, aragwenyera rwose. Umugore ati ngaha nashira rwose agahinda. Gashyende abaho izuba akarya aryotera mu gikari, ubundi akibera mu nzu. Umugore akamuhezura, akamuha ibyo akeneye byose, akamuha inzoga, akamuha amata. Gashyende nawe agakunda agakora umurimo wa nyir'urugo. Nuko haciyeho iminsi inshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, Nyamugore asama inda. Amaze amezi 2 arakenkemuka. Undi mugore buzuraga yamwitegereza akabona asa nyine n'utwite, akibaza ati nyirakana kuyu
ko asa n'ufite inda yaba yarayisamishijwe nande ko nta mugabo ukiba mu gihugu mu. Nuko biramujisha ariko bikomeza kumwanga mu nda. Bukeye aramwihererana ati umva rero Mutanyagwa rwose ngiye gusaba ikintu kandi ukimpe. Ati ntumishe mbabarira uko waje gutwita iyo nda mbona ufite, wayikuye he yaje ite? Undi aho kumusubiza araseka. Mugenzi we aranga aramuhatiriza ati icyo mbwira. Bigeze aho nyine akubucuti karamugonda aremera amumenera ku ibanga ati Nyagucwa rwose ntacyo nguhisha, mfite umugabo nitoreye mu ishyamba. Ati ndetse ngwino njye kumukwereka, yitwa Gashyende ariko nyine uzaryumeho. No kubajyana mu rugo bahageze ati jya mu nzu usuhuze ugira uti uraho Gashyende. Umugore yihina mu nzu arasuhuza. Gashyende yumva ijwi atari irya bene urugo basanganywe, araryama ariyorosa aranuma. Wa mugore arakutiriza arongera ati uraho Gashyende unyihorera urimwo. Undi noneho ati uraho nawe. Umugore arasatira uburiri yicara ku rwuririro aramubaza ati ni wowe Gashyende? Undi ati ni njye. Umugore ati nubwo uri Gashyende ariko nyine izina si ryo muntu. Gashyende ati ryabaye muntu. Umugore ati wabaye Gashyende ntiwanshenze. Gashyende ati ibyo nabyo. Aramukurura aramwegereza aramushyenda aramuzeza. Birangiye Nyamugore asohokana ibineza neza abwira mugenzi we ati niko Nyagucwa uramfunguriye woka uri cyawowe. Undi ati ujye rwose umara iminsi unyaruke uze nyine ngufungurire ubundi twibereho. Nshuti tutaramanye kuri mugoroba mwe mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Igitaramo mutegurirwa kandi mugezwaho na Daddy Do Maximo Mwicira Mitari. Nyuma rero kandi nyine tunakomeza gutaramana tuganira no ku nkomoko y'uwo mugani. Umugani yigize inshinzi, umugani nyine w'insigamigani ariko nyine ubona ari nk'umugani muremure. Reka tubanze dutaramane mu ndirimbo, hanyuma rero umuhanzi mu nanga y'inkuko nabwiye ko dutaramana ahanini mu nanga adutaramire aho nyine atubwira ati ndagukunze rwinshi hanyuma ngutura utunyana. Uwo rero nta wundi ni umuhanzi Rujindiri mu nanga ye Imitoma. Twari Imitoma nyonga tukiri Imitoma nyonga igihe turagira inyana nyonga twatobanye gutwanda nyonga twamaranye ginkondo nyonga ariko ndagukundaga nyonga mama unkundega ngukunde nyonga narukundo rwomwe nyonga urukundoga ngukunda nyonga surwe ejo nejo nyonga warukuye giwanyu nyonga warusanze giwacu nyonga ariko nurwa wenangi nagukunze garwinshi nyonga nagukuyibwe ganyonga nagushize gibunyigi nyanyonga hose nahawe nanjye
nagukunze garw'inshinya nagutuye utunyananya kandi dusoze burwendanya naturengeje gabandi ndatuguturaga nyoma ariko nutwawe nanjye nagukunze garw'inshinya nakumurikiye inyambanya kandi utari umutware nazirengeje gabandi naziguturaga nyonga mama ariko niza we nanjye nagukunze garw'inshinya nagukewewe gingondonya hagati y'ibituza byombi ukora kore muzumpe nyonga wazikura koye mama ihapuruse narumwe nyonga ariko niza we nanjye ndagukundaga nyonga mama nakumereye imbugu y'unyonga musi y'umudende nyonga musi y'umukondo nyonga kurokura baguzombe nyonga wazikora koyemo mama nihapfuhotse narumwe nyonga ariko niza we nanjye ndagukundaga nyonga mama nagukuye ibweganyo nagushize gibunye iginyanyonga ariko nahawe nanjye nagukunze garw'inshinya nagutuye ubwishyanya uturwe gudutsamanya uturwe guduteganya uturwe gutubavunya naturengeje gabandi ndatuguturaga nyonga mama ariko nutwawe nanjye nagukunze garw'inshinya naguhaye ikinyaganya uturwe gudutsamanya uturwe guduteganya uturwe guturagonya uturwe gutubavunya naturegeje gabandi ndatugutura nyonga
ariko nutwawe nagihoro nawe nagukunze ga rwinshi nyanga nkundega ngukunde nyonga na rukundo rw'umwenyonga rukundaga ngukunda nyonga surwe ejo n'ejo nyonga warukuye giwanyu nyonga warusanze giwacu nyonga ariko nurwawe nanjye ndagukundaga nyonga mama nagukunzega rwinshi nyonga namucume njongi tuzamukubitaga inkingi nyonga tuzamurenzaga inkike nyonga ariko n'ibyawe nanjye nawe ndagukundaga nyonga mama nagukunzega rwinshi nyonga ariko n'ibyawe nanjye nawe ntawukwanjye nyame bwawe uko tugukunda mwiza we mwizaga yahuturuzika mama mwizaga yashoho yamababaza mama mwizaga yakibwa ingondo mama mwizaga yahimbye amatako mama urukundoga rw'umukobwa mama igitega cy'umukondo mama ariko n'icyawe nanjye Rujindiri mu nanga ye yise imitoma ati ntawukwanga inyamibwa ikindi kandi tugukunda twese mwiza wacu. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba nyuma nyine y'iyo nanga nziza cyane, reka dukomeze umugani turimo nyine turashaka inkomoko yawo cyangwa se imvo n'imvano yawo. Umugani bajya bavuga bati kanaka yigize inshinzi. Nari maze kubabwira rero uburyo nyamugore yaramaze kwereka inshuti ye magara ko we afite umugabo mu nzu, mu gihe nyine igihugu cyose cyari cyarabuze umugabo. Gashyende rero nk'uko nyine ari ryo zina rye, nawe ryabaye ngo umuntu. Nuko umugore nawe ati rwose se ubwo wabaye Gashyende ntiwanshenze. Gashyende nawe ati ibyo nabyo. Aramukurura ngo aramwiyegereza, aramushyenda, aramunezeza. Birangiye nyamugore asohokana ibineza neza, abwira mugenzi we ati niko nyagucwa uramfunguriye uwo kabura icyago we. Undi ati ujye umara iminsi unyaruke uze ngufungurire hanyuma twibereho. Nuko rero nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, umugore ataha anezerewe, akajya nyine amara iminsi agasubirayo. Gashyende akamushyenda ingwengwe rikaba nyine iryo. Bidatinze nawe arasama, inda y'uwa mbere iba imaze kuba nkuru. Inkuru irakorerana ikwira mu bandi bagore, igira nyine n'ibwamikazi. Bati nyiranaka na nyirakanaka bafite inda z'imvutsi. Nuko rero nshuti dutaramanye, Gishegabo ngo abyumve arashega, atumiza abo bagore bombi ati nimumbwire uwabateye inda. Bati ntitumuzi, twabonye dutwite gusa. Bati mbese ariko ko mutubaza ubusa, hari umugabo muzi wahonotse mu gihugu mu?
bati nta mugabo n'ishyano twabonye ritugwira gusa. Gishegabo abwira inshinzi ati noneho ubwo wumva ari ishyano ryabagwiriye nimubaboshye. Inshinzi zibaterera ku ngoyi, umunigo sinakubwira. Ingoyi yari imaze kubarembya bava ku izima, bati nimutworohereze tubabwire. Boroshye ingoyi, abagore bati dufite umugabo witwa Gashyende. Gishegabo arisamira hejuru abwira inshinzi ati nimuhurure muhutere munzanire aho Gashyende. Nuko nyine umugaba wazo ari we Nyiragashibura azirangaza imbere no kwa Gashyende. Bagezeyo arazibwira ati nimugume hanze ndamwikuriramo. Ashaka kuvuga ko nyine amwikuriramo wenyine. Nuko yina mu nzu amusanga ku buriri amwirohaho araryama. Gashyende ntiyirirwa abaza aramushyendagura. Nyiragashibura amaze kunyurwa asohokana ibineza neza. Abwira inshinzi ati burije nimucumbike tuzamujyana ejo. Inshinzi rero ziracumbika. Nyiragashibura yiranira na Gashyende bararikesha. Bukeye rero baramushorera no kwa Gishegabo. Akimukubita amaso asoma amusanganira, amusingira ubukoboko amujyana ku gisasiro cye, bibera nyine iyo ngiyo nuko rubimbwikwe. Babagore rero barasezererwa barataha. Umugabo wabo asigaranwa n'umwamikazi wabo ari we nyine Gishegabo. Ubwo inkuru ikwira mu gihugu ngo ibwami habonetse umugabo. Abagore babyumvise barashikanayo. Bageze nyine ku karubanda barasakabaka bati nimutwereke umugabo wabonetse ino. Gishegabo yigira inshege ashegera kumwiharira. Arasohoka ajya nyine kubamagana ati bagore nimwijuke umugabo wabonetse ino n'umwami ntaga ari uwanyu mwese kandi si uw'umwani si uwenze wese. Abagore induru barayidehera bati turamushaka byanze bikunze nimumuduhe natwe adufungurire. Nuko nyine rumaze kubara gica, Gishegabo ategeka inshinzi ati abagumya gutera isahinda mu bahinde nibanga mu baboshye. Ushyizeho akarimi bakamufata bakamuboha, ariko abasigaye ntibabikangwa urusaku bakarurusha isandi. Bati nimutwereke bishye rwose binoge. Gishegabo abonye ko ibintu bigiye gucika asohokana Gashyende amushyira ku karubanda, arangurura ijwi ati bagore dore umugabo wabonetse mu gihugu nguyu nimumurebe, ariko nyine si uwenze wese. Abagore baza nk'iyagatera baramuhobera baramusomagura baramuterura baramwerereza bati kaze neza uje mu bawe mugabo muzima. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, ni ukwihanganira nyine amatsiko, hanyuma tukanataramana no mu ndirimbo tukanaruhuka kugira ngo nyine nanjye nyine mbare iyo nkuru mpamo agatima kamaze nyine guterekwa. N'impamvu rero mbasabye kandi nyine munkundiye twataramana mu ndirimbo, hanyuma tukagaruka tugana nyine umusozo w'inkomoko y'uwo mugani yigize inshinzi. Nk'uko rero nababwiye yuko ahanini dutaramana mu nanga, reka rero twirengagize iryo jambo ahanini, hanyuma aho gatoya dutaramane no mu zindi ndirimbo. Maze kuvuga mu kanya nti baramuterura baramwerereza baranezerwa bati rwose kaze neza uje mu bawe mugabo muzima. No kubera nyine ubwuzu n'umunezero. Iyo umuntu rero anezerewe cyangwa se afite ikintu mu mutima we yihariye cyamuteye kunezerwa, arisetwa rimwe na rimwe mujye munareba, cyangwa se akanatera indirimbo itarangira, ugasanga imirimo irihuta umuntu yavuye hasi nk'uko imvugo y'iki gihe ibivuga, bitewe nyine no kunezerwa. Reka rero natwe nyine dushengere turirimba duhimbawe umugani w'itorero Amasimbi n'Amakombe na Rugamba Sipiriyani mu ndirimbo yabo tugiye gutaramanaho mu kanya nyine gatoya twigarukire mu nanga. Reka rero dutaramane na Rugamba Sipiriyani n'itorero Amasimbi n'Amakombe mu ndirimbo yabo Inkubito y'Icyeza. Dushengeye turirimba twese duhimba turi ingeri ingero zabaye
z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambi muze twizihirwe turora twimikuye umuco wacu utazava ucika muzane inkubito y'icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo dushengeye turirimba twese duhimba turi ingero z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambi mwibuka aho mwavutse mwibuke n'uwabyaye umurage yabahaye muzane inkubito y'icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo dushengeye turirimba twese duhimba turi ingero z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambi mwibuke n'abashakamba munyibukira bakwiye cyangwa urwasabahizi muzane inkubito y'icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo dushengeye turirimba twese duhimba turi ingero z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambi muze murinda ngurarugo mbabone misho z'amigo mbona urwiriza muzane inkubito y'icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo dushengeye turirimba twese duhimba turi ingero z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambi mwibuke n'abari hafi muze musa n'abarinda n'indengabaganizi muzane inkubito y'icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo dushengeye turirimba twese duhimba turi ingero z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambi muze se bashoza amigo muze se mbuza rurangwa n'abamaragishyika muzane inkubito y'icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo dushengeye turirimba twese duhimba turi ingero z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambi iyo ndirimbo rero yitwa inkubito y'icyeza tukaba tuyikesha umuhanzi Rugamba Sipiriyani n'itorero rye Amasimbi n'Amakombi baririmba rero bavuga bati muze twizihirwe baturora maze twimike uyu muco wacu utazacaho ucika maze rero muzane inkubito y'icyeza n'ishyaka ry'amarere twitabire imihigo bati dushengeye turirimba twese duhimbawe turi ingero z'abahizi z'urwanamiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakambwe
nanjye rero nkabifuriza nshuti dutaramanye kuri mugoroba kusa ibyo mwatangiye, ikindi kandi mukagira nyine amahirwe mu mishinga yanyu ya buri munsi, ibyo mutekereza cyangwa se mukora bikabahira. Dukomeje nyine kandi nyine tugenda twusa tunasoza nyine uyu mugani natangiye nifuza ko twese nyine twamenya inkomoko yawo cyangwa se imvo n'imvano yawo, aho byaturutse kuvuga bati kanaka nyiranaka yigize inshinzi. Nari maze kubabwira rero uburyo umwami w'abagore Gishegabo byamushobeye, hanyuma akavuga ati bagore dore umugabo wanyu, dore umugabo wabonetse mu gihugu nguyu, ni mumureba ariko ntago ari uwanyu kandi ntago ari ubonetse wese. Abagore nabo rero bahise baza nk'iyagatera, baramuhobera, baramusomagura agashyenda uwo nguwo, baramuterura, baramwerereza bati kaze neza uje mu wawe mugabo muzima. Gishegabo rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba abibonye atyo biramurakaza, arabisha, ategeka inshinzi kumubambura ku mbaraga. Nuko ziramubambura, zirabirukana, zirabatatanya, zirabahashya, barataha. Bataha ariko badatashye badashizwe, bagenda baritsira ngo natwe ibwami bagomba kudufungurira. Gishegabo amaze guca iteka yisubiriza agashyende mu nzu, bicaranira ku rwuriro rw'igisasiro, ategeka inshinzi kurarira zitirarije kugira ngo hato abagore batavaho bagangura urugo bakamusahura. Nuko rero burira abararira barararira, ingoma nazo zirabikira, umwamikazi yiryamanira n'agashyende umudendezo. Bukeye nabwo biriranwa iyo ngiyo. Abagore nabo uko bakagiye batagiye bazindukira aho ngaho barasakabaka bati natwe nimureke Gashyende adufungurire. Bigeze aho rero akaryana mu mpuzu no mu ihururu ngo karanga. Inshinzi nazo zirarikokera ziti Gishegabo araducura umugabo, akaducura ibyiza ahitwe twabizanye. Zijya rero inama yo kumwica ngo zibone ubusaranganya Gashyende. Nuko rero zimaze kuyinoza ziroha mu nzu, zitera ku gisasiro, zifata Gishegabo ziramwica kuko nyine yigize inshege, agashegera kwiharira Gashyende. Nuko zimaze rero kumwivugana, umutware wazo Nyiragashibura abanza kuryamana na Gashyende, ariko nawe ntiyamwiharira, akajya nyine abwira umukobwa umwe mu nshinzi bakaryamana, akamushyenda, babana batyo. Bigeze aho nyine inshinzi zijya inama yo kumwimika, ziti nta mwami w'umugore kandi harabonetse umugabo. Ingoma rero zishyira ku nama, zihamagara abagore bose, barakubita, akarubanda karasendera, bimika Gashyende. Ubwo iry'ubwami bamwita Magirirane, nawe rero ni Nyiragashibura, arakomeza aba umugaba w'inshinzi, kandi ari nawe nyine mwamikazi muka Magirirane Gashyende. Gusa we arya ari menge, ntiyamwiharira nka Gishegabo, agakundira n'abandi nyine bakamusanga, akabacuburiza, akaryana mu ihururu nk'uko nyine abakurambere badusigiye uyu mugani babivuze. Nuko biba bityo, iminsi irahita indi irataha. Gashyendashyenda abagore n'abakobwa bari nyine mu kigero cyabyo, bigira bitya abantu bongera kororoka, babyara ibitsina byombi. Abakobwa bose barakunda, babona abagabo, abahungu bagira abagore babo, n'umwami Magirirane abona ingabo nyangabo. Kuva ubwo nyine ibintu biba ko Magirirane umugore akagirwa n'umugabo, umugabo akanezwa n'umugore, umwami akizihizwa n'ingabo. Sinjye wahera hahera ingoma ngore ya Gishegabo n'inshinzi ze. Ngaho rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba, ahakomotse kwita abagore b'ingare inshinzi, nabo ab'inshege bakitwa ibishegabo. Ni ku nshinzi rero na nyirabuja Gishegabo niho rero hakomotse uyu mugani, baca bagira ngo Nyirakanaka yigize inshinzi, iyo ari ingare, cyangwa se bati yigize inshege, iyo ari igishegabo. Maze rero bakawucira ku mugore cyangwa se umukobwa wese bashaka gucubya ubukaka bwo kwigira mbisa amaharuzi, bati cisha make dore ko utigize inshinzi, cisha make dore ko utigize inshege.
Kwigira rero inshinzi no gushinga, naho kuba ingare ni umushizi w'isoni uharanira kubaka. Kwigira inshege niko nyine gushega, naho kuba igishegabo ni umushizi w'isoni umuranira gutegeka. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, mwe mwese nyine mukunda kandi muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7. Nyuma yo kumva ibya gishegabo hamwe na Nyiragashibura n'inshinzi zabo, reka twumve nanone inanga. Inanga nayo ije kutubwira nyuma nyine yabo ngabo ubundi buzima cyangwa se indi nkuru y'undi mukobwa witwa nyine Kizikoga. Reka rero dutaramane na muzehe Kirusu Tomasi mu nanga ye Kizikoga. Kizikoga imama we, icyana cy'amagera imama we, yaragize ngo azikoga imama we, uruzi ruramujyana imama we, nzamuramutsa cyane imama we, ye mama we, nzamuramutsa cyane. Mbe Nyiramajamira imama nindondereza umwana imama we, yokabura bebohana imama, mbe mwana wa mama imama, shengirarizwa n'icya imama, ndanze ndarengeranya imama we, gutungana barabyaya imama, ngababarera abana imama we, nanjye ndorera ibera imama, nzamuramutsa cyane imama we, imama. Data yaranaza imama we, yampaye igisaza imama we, igisaza ruherera imama we, icyakorora ngatinya imama we, ye mama we. Mama yaranyimanya imama, data akunda inkwana imama we, mama akunda imirimo imama we, ye mama we. Data ndekura ngenda imama we, mama nshura ibiryoha imama we, kandi abikora numva imama we, imama we. Mama ndekura ngenda imama we, nzakubohera keba imama we, gateye amabara yose imama we, mama we. Icyaminka cyampenda imama we, icyamumweto wanjye imama, ngo nzigendere ku mashyamba imama we, imama we, imama we. Icyama nk'abagasiga imama we, gasiga nyamurehemba imama we, mugende iyo nduga yose imama we, iyo gisari na kibanda imama we, Karama na Kabwaya imama we, Kabungo na Kambyeya imama we, imama we, muramutsa cyane. Icyange zirambura imama we, iwabo wa Nyirabana imama, niyo abasore basigariye imama, niyo ubushita butagiye imama we, imama we.
ngezera icyahinda imama nzagera icyahinda imama masange cya ruhinda imama ihindiro ry'abahungu imama we yego imama we nzamutsa cyane imama we sinzi icyo nikanza imama we irebe ry'umuryango imama umuryango niyamonda imama we imondo mahundaza imama imondo ikina kumweza imama we umwijima utayikanga imama we ibanywe n'abakamisha imama bakama nkono baryamye imama we nzamuramutsa cyane imama we imama we yewe nararubonye imama we kwitemera ngatonda imama bwacya ngatongora imama we nitwa nyirabigunda imama we umugore w'abajumba imama we nzamuramutsa cyane imama we yankuba yarakubisa imama we mu mashango yandiza imama we yakubise umusaza imama we mukecuru arabarara imama iye barigero banda imama we rukandekera agasaza imama we agasigazi ko kunza imama we ndabanga bagasiga imama we kana kajya kurenga imama we ikunyoni y'akarongi imama uzambyirire data imama agenda abyire mama imama we ntimugire ngo ndi munza imama we ndi mu nzira nk'abagenda imama we nzamuramutsa cyane imama we imama we iwacu nihabuhaza imama tahazi hakamutonda imama iwacu ni kure cyane imama we hakurya ya Kirimba imama we mu miharuro yahuye imama we yahujije ingonda imama we iwabo warwaye hose imama we nzamuramutsa cyane imama we imama we dorisha yishindonya imama rushira yishindonya imama we rujango rwishimpongo imama nawe urushishi rwishe umuntu imama imbaraga ziramusonga imama isazi mumena ijisha imama inyenzi rirahira imama we imama we abagore barahoya imama mu kabira ka Bukamba imama we umwatindiye inkuba imama ikubitana ubukana ya imama undi atindiye isuka imama ihingira ikigega imama undi atindiye intare imama yurira umugabo imama n'undi yarabashubije imama tindi rutatira batinya imama ndi rudacumbagira n'ubwoba imama rudasimbukana igihunga imama we impinga ibyaha imunga imama we imama we imama we Muzehe Kirusu Tomasi mu nanga ye yise Kizikoga yatangiye avuga ati uraho Kizikoga icyana cya Magera ngo agize ngo azi koga hanyuma nyine uruzi ruramujyana ati ariko nzamuramutsa cyane ariko nyine akaba yanarangije avuga ati ndi nkuba ikubitana ubukana undi nawe ati ndi isuka ihingira ikigega undi nawe ati ndi intare incyurira umugabo nuko nundi arabasubiza ati ndi rutatira abatinya nkaba rudacumbagirana ubwoba uwo bita rudasimbukana igihunga. Ayo rero akaba ari amagambo meza cyane y'ubuhanga kandi nyine azimije
y'inanga yitwa Kizikoga dukesha muzehe Kirusu Thomas. Dukomeje rero igitaramo kuri uyu mugoroba, igitaramo kuri Contact FM 89.7, igitaramo mutegurirwa kandi mugezwaho na Dadi Do Maximo Mwicira Mitari. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, nyuma nyine kuganira kuri umugani yigize inshinzi, hari n'undi mugani nawo baca bavuga bati yigize icyangamibyizi cyangwa se icyangamibyizi, bitewe nyine n'akarere akanaka. Gusa nyine ndabanza kwisegura kuri bari beza b'u Rwanda, bamwe nyine batega urugori, babandi nyine bavamo nyine ba mutegarugori, bagategera urugori u Rwanda rwiza rwa Gasabo n'ibibondo bibarutse. Muti se wo kagira Imana we urabiseguriraho kubera iki? Nuko uhumvisha nyine imigani nateguye ko tuganiraho kuri mugoroba, wagira ngo hari icyo mpfa nabo, kandi nyine ari nabo bitwa ba mama, babyeyi dukunda igihe cyose, kandi nyine turata ubwiza bwabo bwuje nyine urukundo. Umugani rero dukurikijeho witwa yigize icyangamibyizi. Iyo mvugo rero yabaye umugani, ivugirwa ku mukobwa wihaye guti wabo akajya kubwerabwera ku rurembo yihahisha. Nibwo rero bavuga ngo mukobwa wa naka yigize icyangamibyizi cyangwa se icyangamibyizi, bakurikije nyine akarere kanaka. Bikaba rero byaradukanywe n'abakobwa bo mu Busanza Butare ahagana mu mwaka w'1900. Icyakora dukurikije uko u Rwanda rwahoze rukomeye ku busugi bw'abari barwo, ntawumva neza uko byaje kugenda kugira ngo abakobwa bigire nyine ibyomanzi mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda. Kuva ubwo rero byararandagatanye bigeza magingo aya, uretse ko basigaye bavuga ngo yabaye indaya. Uvuze rero ko ngo nyir'urugo yapfuye ntabwo aba ari we umwishe. Abakobwa rero bo mu Busanza ku ngoma ya Rwabugiri barikoranije maze baca agashingo biyita nyine ibyangamubyizi, banga guhingira iwabo no kubakorera indi mirimo, bacikira ku rurembo bavuga ko bagiye gushaka amata ibwami, ni ukuvuga umukiro. Mbese ni nk'ibi by'abubu bashikira mu mijyi bitwaje ko bagiye gushaka akazi. Ubwo nyine bari barihimbiye n'akaririmbo ku ruyondo rwabo, bajyaga baririmba bavuga ngo aho kurwara ibikota byo mu ntoki, ni ukuvuga amabavu, nzarwara ibikota byo mu birenge, ni ukuvuga ubunana, nkurikiye inkotanyi irubengera, ni ukuvuga ngo bakurikiyeyo Rwabugiri. Ako rero niko karirimbo bajyaga nyine batera bari barihimbiye. Nuko rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba, bamaze kwiyemeza batyo bashyira nzira bajya Giseke na Nyagisenyi mu rugo rwa Rwogera rwahozemo Murorunkwere nyina wa Rwabugiri. Bagenda rero bahabuwe n'umutwe w'intore za Rwabugiri wari umaze nyine kuremwa witwa Ingangurarugo. Zari rero ziruyobowemwo rumaze kwegurirwa Kanjogera muka Rwabugiri nyina nyine wa Musinga. Abahungu babonye urwo rushashi rubasesekayemo bati murakaza rwose neza mboga zizanye. N'abahungu bawe rero kandi bo ku rurembo babiraramo babahunda impu nziza z'imikane batashoboraga kwibonera iwabo, dore ko ubundi abakobwa ba rubanda rusanzwe bambaraga ibishongero by'ibinyita, bamwe rero hirya no hino bita ngo ni n'ibinyita. Nuko rero abo bahungasuka basa n'abisanga, mbese baba ba nyiramugwa hashashe, kuko uko guhunga isuka byari birimo n'umururumba wo kwambara neza, ariko uburyo bwo kubigeraho bukaba bumwe, bukaba ubusambanyi. Nuko rero barabwiyemeza, birakorwa biravugwa, ubwarare bwabo busakara i Busanza busingira induga yose irorama. Nuko nyine birarambanye, bigejeje ku ngoma ya Musinga birasizora. Abakobwa barahurura bikubira i Nyanza, ariko noneho biyita inyangakurushwa. Ariko umugambi ukaba umwe, ukaba uwo gushakisha imyambaro y'akarusho
ni ukuvuga nyine ubusambanyi. Nshuti dutaramanye kuri mugoroba, dukomeza nyine dutaramana kandi nyine tunaganira, tukaba nyine tutakwirengagiza ubwiza bw'inganzo y'Abanyarwanda. Dukomeza rero nanone uwo mugani, umuntu yavuga ati abumwe agatukisha bose. Ni nayo mpamvu bakobwa beza b'i Rwanda bamwe mwita nyine ba Mudashirirora, ba Bwiza se bwa Mashira, ba Musani wabo, ba Intaramirwa, bagira amata n'abandi mungana nyine n'ababyeyi bababyara. Reka mbisabire mbature n'akaririmbo. Akaririmbo rero umuhanzi aravuga ati seka ngushushanye. Reka rero dutaramane n'itorero abatanga mpundu mwuka zitangamwe mu ndirimbo yabo abakobwa b'iwacu. Ngushushanye kandi nkugabire gaju.
ngushushanye kandi nkugabire kandi urazokudatinya seruke bakurebe maze shenge ugarike ibyano shenge iseko yawe irera nyabusasekera ngushushanye shenge usekere ngushushanye kandi nkugabire kandi itorero abatangampundu mu ndirimbo yabo abakobwa b'iwacu bati shenge abakobwa b'iwacu bahorana urugwiro kuko nyine batagira uburyarya bakongeraho bati nyamuneka nsekera ngushushanye nshuti dutaramanye kuri mugoroba kandi nyine tugenda tugana ku musozo reka rero dukomeze tuganira ku nkomoko y'umugani yigize icyangamibyizi cyangwa se icyangamibyizi bitewe nyine n'imvugo aha n'aha hirya no hino nayo maze kubabwira rero uburyo ku ngoma y'umwami Musinga abakobwa ngo barasizoye barahurura bikubira inyanza ariko noneho biyita ngo ni inyanga kurushwa umugambi wakomeje kuba wa wundi umwe ukaba wo gushakisha imyambaro y'akarusho mu busambanyi biba aho ngaho ruburagica bigejeje mu mwaka w'1927 ubusambanyi buba akarorero i Kigali hari hamaze gukomera habaye nyine ibuzungu abakobwa bamwe ngo bohoka mu bayisilamu abandi ngo borama mu baboyi abakobwa nanone bashegeye abitaga ngo ni abakristo ariko nyine ngo babeshya ari ugushaka kurya iby'abazungu bamara nyine ngo kubigeraho nabo nyine ngo bakirara mu bakobwa ngo nk'aba bayisilamu bamwe nyine babeshyaga kandi atari abayisilamu b'ukuri bigaragara ko rero n'amadini ya kera ayo ari yo yose tutavuze iri n'iri nayo nyine ngo yagiraga ibirara cyangwa se ibyomanzi nubwo nyine bose bayitiriraga bagira ngo berekane ubwiza bwabo kandi rimwe na rimwe hirya no hino mu madini ayo yose bagira nyine abagiraga amanyanga ubwo rero abo bakobwa ngo iryo hururu ryari ngo rikabuwe n'umwe muri bo ariko we wari umugore witwaga Nyirakayondo w'umurerakazi yari rero mushiki wa Rukara rwa Bishingwe afitwe n'umuzungu bitaga Rongorongo administrateur Borgas nibwo rero ngo hadutse akagani mu Rwanda ngo umuceri muci wabo isukari isuka ibuzungu nuko rero Kigali iba yakiriye Nyanza bigejeje mu mwaka w'1932 umuzungu bitaga Busambira administrateur Schmidt yubaka ikirorero urusisiro bitaga Iturubaki akigira icumbi ry'abatware n'ibisonga n'abakarani igihe baje ku itariki nukuvuga ngo umunsi w'umurarikano nuko rero Bwana Rezida nawe yubakisha ikindi kirorero cy'abapolisi bitwaga abavurugaji nukuvuga ba brigadier ubwo abapolisi n'abakarani bari abasore gusa ndetse n'ibisonga ari uko kuko hari hamaze kugabana abazi kwandika base bamaze kwegura cyangwa kunyagwa ubwo noneho abakobwa b'ibyomanzi b'impande zose barasukiranya bahururiye kwambara amasengeri niho yaracyaduka nibwo rero babihimbiye aho ngaho imbyino yatangiraga igira ngo ninde wagaramiye isengeri imwe abandi bagaramira 400 uwo ni cya kimamara cyo kwa naka ahangaha nkaba mbabwira nti ndabivuga uko byakavuzwe uko nyine byamye biri ntacyo mpinduyeho nta namakabya nkuru nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba iryo zina ry'ibyomanzi by'inyarugenge niryo nyuma ryakuwe n'iry'indaya ku gahararo k'inzaduka kakomotse ku bahungu b'ibirumbo bajyaga i Bugande ngo bagerayo bati hehe kandi n'u Rwanda
abo bitwaga rero ngo ni indaya za Bugande. Hanyuma abakobwa nabo barariharara, hanyuma biba nyine iby'urwiganwa, batangira kuritengenwa bitwa nyine maraya. Aho bigeze birerura bararikukana, abari bo bitwa indaya nizo nyine ndaya izi bitaga kera kandi n'ubu rimwe na rimwe bajya bivuga bakazita izakabwera, ku mpamvu yuko zihora nyine ngo zibwerabwera mu rubuga rw'abahungu bo ku rurembo aho nyine ruri hose. Naho abahungu b'ibiraramisagara basigara bitwa amabandi. Abakobwa rero ari abigize indaya za kabwera, ari abigize ibyomanzi b'inyarugenge, ari n'abigize inyangakurushwa z'Inyanza, bose ngo ni bamwe nyine b'abambere bo mu Busanza biyise ibyangamibyizi. Nicyo gituma rero iyo bumvise umukobwa ngo watombotse akajya nyine kwipendeza ku rurembo, ni ukuvuga ngo mu mujyi, bavuga ngo yigize icyangamibyizi. Kera rero mbere y'ubwo bene abo b'ibyangamibyizi bitwaga nabo ba Nyirakadeheri, ni ukuvuga nyine abigiraga icyangamubyizi. Kwigira rero icyangamubyizi ni ukuba kabwera cyangwa se indaya, akaba ari nayo navuga nti ngiyo inkomoko y'uwo mugani yigize icyangamubyizi. Ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho. Turashimira mwese mwateze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda. Mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda, kugira ngo umurage w'abakurambere uzaba uruhererekane n'aka kagozi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa. Igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dadido Maximo Mwicira Mitari. Mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM. Ijoro ryiza murota Imana. Yeah.
cy'igihugu